wese yandikishije iby'urukundo rwe. Mukunzi ikiganiro usanga wese akura amahoro, tuzi umwanya mwiza ugana ku ijambo ry'Imana. Turakomeza ikiganiro twatangiye ubushize. Ikiganiro nise ngo mbese wemerewe gusengana n'abakristo ufite ibyo mutumva kimwe? Mbere yuko dukomeza reka dusenge. Mana nziza, mwami w'icyubahiro, gushimira umwanya mwiza mpaye kugira ngo ngane ku ijambo ryawe. Papa ndagusabye ngo rwose nk'umwana w'umuntu byo nateguye mbyibagirwe, ariko ibyo nabikwiriye bisohokemo kandi bidufashe turi benshi. Bisabye mu izina rya Yesu, amina. Ijambo nyabo tuganireho ndarihera ku magambo dusoma mu byakozwe n'igice cya 10, ku murongo wa mbere usomye rwose ukageza hasi ku murongo wa 28. Inkuru imwe bavuga umugabo witwa Cornelio, yari umuntu wubaha Imana ariko ntabwo ari umuyahudi, aza kugira iyerekwa, ariko na Petero nawe aza kugira iyerekwa. Petero Imana reka mpasome ku 12 ndasimbutse bashaka rwose yagera ku murongo wa mbere ko umwanya muto reka ku 12 cyangwa reka mpere ku 10 kansome ku 10. Arasonza Petero ashaka kurya, bakimwitegurira aba nkurota, abona ijuru ikingutse maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. 12. Hari inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru n'ibikururuka hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, haguruka Petero ubage urye. Petero ati, oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanye. Iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti, ibyo Imana ihumanuye wibyita ibizira. Nshuti yanjye, yamubwire ngo ni Imana ikubwiye ngo iki ni cyiza, wowe imyumvire yawe, ibyo warerewemo, ibyo wamenyereye no kubyibagirwa. Hano mwibutse ko Petero n'abagenzi bari batujwe umwuka wera. Ijwi rero rya mwuka wera ramubwiye risubiza riti bwa kabiri riti, ibyo Imana ihumanuye wibyita ibizira. 16. Biba bityo gatatu, icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Petero yibaza ibyo ari byo. Petero akibaza ibyo ari byo, nuko nguko Imana yari yagiye ibonekera wa mugabo Cornelio itigihereza abantu kwa Petero baze bakubwire. Dusomye insimbutse reka dusome kuri 25. Petero nyine yaremera agenda, yamaze kukwereka ibyo bintu abona abantu barinjiye, Cornelio yabohereje. 25. Petero agiye kwinjira, Cornelio aramusanganira, doko ageze kwa Cornelio yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero amuhagurutsa ati, haguruka nanjye ndi umuntu hawe. Bakivugana arinjira asanga abantu benshi bahateraniye. Cornelio yateranyije abantu benshi. Noneho harukuma 28 arababwira ati, Petero arababwira, muzi yuko kirazira. Nawe aravuga uti kirazira bana ntidusenga, kirazira bana ntiduterana, bana ntibyo tutumva kimwe reka. Petero arababwira ati, muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera, ariko jyewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanye. None wowe uratinyuka ngo bariya ntabwo naterana na Mana yanjye. Ubwo rero Petero mu by'ukuri yaratangiye arabigisha, arababwiriza. Reka ngere kuri 28. Reka nsome nako kuri 32. Nuko tuma Yopa ndokora mu by'ukuri byagenze rero ko narabwiye Petero ko byagenze byose. Noneho Petero ro kuri 34 umukundo Petero avuga. Petero atura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Haleluya. Urinde uvangura robanura ku butoni. Ahubwo amahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugisha Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yuda yose ihereye Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohani yabwizaga. Petero atangiye arababwirije. Reka rongere kuri 24. Mwumve babantu bapagani. Petero ntiyashaka no kwinjira, batishije kwinjira haya. None yabonye mwuka wera yamwemeje, arahagurutsa aragiye asanga ko bariteguye. 24 rero Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Haleluya. Baba pagani bose mwuka wera amanukira. Abize bo mu bakebwe
nuko abizeye abayahudi reka tujye bakebwe reka tuvuge ngo ni abayahudi abantu nk'uko Imana ishaka bakebwe reka ngo bakristo nyakuri bite gutya Kristo nyakuri abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba basutsweho. Yes. Petero uvuga ntibishoboka. Kore abantu ntibishoboka. Umwuka wese yabazaho kuba maze mishize bikarikari. Umwuka wera basutsweho kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe abwira abagenzi b'Abayahudi ninde ubasha kwima amazi yo kuba ngo batabatizwa. Ba Petero anje batizwa amazi menshi nyuma zahaga umwuka. None umwuka wera Imana ishatse kwerekana ko ari Imana kwitagendera ku mirongo y'abantu, kwitagendera ku byo abantu bamenyereye, kubyo itagendera ku bantu bigishijwe by'idini biyoya. Umwuka wera wenyine abatira umwuka wera utarabasaba mu mazi menshi. No Petero kanso hano mu 47 abangaba bahawe umwuka wera nkatwe ninde ubasha kubima amazi ngo babatizwe batabatizwa. Atekwa ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo behera ko baramwinginga ngo amareyo iminsi. Haleluya. Shuti yanjye nankwire ngo wowe uri umuntu ubwenge bwawe ufite aho bugarukiye. Ariko icyo nakubwira cyo nuko nkuko navuze ubushize ntabwo wapfa kuvuga ngo bari barasenganagiye ibanga njya nkunda kubabwira ry'ubuzima bwa Kristo nuko batse umwuka wera. Nkunda kubabwira nti ba Petero na ba Yohana na barezera ntumwa zo za Yesu baranye na Yesu imyaka 3 n'igice bamwumva buri munsi basangira nawe babona ibitangaza akora ndetse n'abagize barabikora yabohereza babiri baje bamubwira ibitangaza ntamakoze ibitangaza nk'igihe bari abahungu bazibaye batete tubwiye dutegeke umuruzi twika bari abantu baze kutwakira barafite imbaraga ariko kugeza Yesu apfa bari bakiri kamere zari zikizazindi natwe turacyafite za kamere kugeza igihe Yesu arabwiye ati muragume Yerusalemu ngendo ko yakizuka yababwiye babambe rekana ko mpasomera mu byakozwe n'igice cya 8 Yesu rwose arabwira ati muragume Yerusalemu hano ndagira ngo inshuti yanjye yakubwire ngo imbaraga ya mwuka wera ni kumva amagambo yabwiye Yesu yabwiye intumwa ze icyakora muzahabwa imbaraga mukora namanukira kandi muzabaga bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kumera y'isi. Shuti nagwa ngo niba waramanamijwe kurikira Yesu ukawutanga cyacumi n'amaturo ukabujya gusenga usengera utasiba ukaba rwose musoma Bibiliya pe ariko utarabutswe n'umwuka uti uyu munsi uyu natwe mwuka nabona ikintu cyahindutse ubuzima bujya buhinduka ukabona Imana itagiye kuganiriza nkuko yatangiye kugukebura wowe wabonaga ngenda bona logique cyangwa ko bikwiye ndabona nandi ntiye burya ariko mukatoya ndakunda kwabwira ko Imana mu buzima bwanjye yagiye mbwira ati va hano jya hariye nkagenda nkabona ndi mutsendagiye nta nabishakaga nta na mpamvu ihari nazagira nkazabona impamvu ndetse none uva hano genda hariye nkagenda ariko mwuka wera shuti yanjye ni wakubwira ngo jya hariye ahantu uterane bari abantu mu kiganiro gisinabwe nti ukwiye kumenya ibyo wizera ukabishikamamo kubishikamyemo neza bishingiye kuri Bibiliya ariko ntabwo upfuye kwizera ibyo ubonye cyose byashingiye muri Bibiliya. Reba ko myetse muri Bibiliya ubyizera ubishikamemo ahasigaye kuki mbese nabwo ngo bajya gusenga n'abandi babwize ukuri. Idini iteka bashobora kuba bafite ibintu byiza cyane we ariko iteka barakana bati bakugira ku bandi niyo bavuga ati twebwe rero turatunganye nta kintu twakugira ku bandi uribeshya cyane uri umuntu. Ngewe nk'umuntu navukiye mu idini runaka nza kumara imyaka mu idini runaka pe ndijyamo rwose ubundi muri idini runaka ariko nko nabwiye ntabwo nta dini rimboke nta cyamza kuvuga ngo sinaterana bakanaka nzi ibyo mbigiraho hari ibyo bigana bitari mu idini ryanjye. Yes. Ariko naho ubundi wasanga wahombye usanga ucira abantu imanza rwose kandi nta mpamvu. Icyangwa rero banza ushaka imbaraga mwuka wera kuyobore. Niyo ntabwo apfa kuvuga ngo ndagiye guterana ahantu hose bati wose ni wanakwirwa none bishobora ariko umwuka ashobora kuyobora aha hantu ati hari hantu nyamara hari icyo wahigira hari hantu nyamara hari icyo wahamenyera hari hantu nyamara hari icyo bafite imidini yawe badafite ariko umwuka wera akumva ko umwuka wera yakuyoboye uva ko umwuka wera yaguhaye imbaraga ukumva ko iki ni ikizero cya mwuka wera kubwira ikimenyetso cya mwuka wera iki ntabwo ashobora kugujyana mu kintu akwamburiramo amahoro oya ntibishoboka. Ikimenyetso cya mbere ko umwuka wera yakuyoboye ahantu nuko guhafitiye amahoro niba ashaka bakunegure niba ashaka gutera amabuye niba ashaka mbere bite ariko uzavuga uti ndaho Imana ishaka umwuka wera yaranyoboye abantu turasenga Imana yarabinyemereye wumva ugize amahoro 100%. Haleluya.
kandi uko nabwira bushize ntabwo none se niba hari ibyo ufite badafite ko utanabegera ngo bagezeho da niba wumva iwanyu mutunganye ibyo byiza babonye bibahunga. Urugero rwo twabonye rwa Petero ni igitangaza. Nshuti yanjye reka none gutinda birenze aha ngaha ujya nkunda va mufu byumvira mu rusaku byo wumva nigura kwa byumvise, ariko rwose reba neza utekereze neza umusaba nuko aragufashe, ariko yitangira ngo none nushaka kubirekera, ariko yitangira gutera abandi amabuye ngo bagiye hariya ngo reka ngo wataye ngo byacitse. No, nkuko bera n'umwuka ucyobora, n'ucyobora n'uduha amahoro mvajuru, n'utubora utuma dora twiga. Njye mpora niga maze imyaka myinshi mu gakiza, myinshi cyane, ariko kandi mba numva shaka ikintu cyose nkumva rwose ndashaka kukiga, mba ndashaka kukimenya, ariko ndakiga ntaho ndagira. Haleluya. Umuntu yavuze ngo yarahageze rwose yaba yibeshya cyane, icyo yaba ahubwo ari na kure y'abandi bose. Nshuti yanjye rero ndagusabira nshuti yanjye kugira ngo ijambo maze kuvuga uzarifate rwose bire yawe ririmo ibyakozwe muri gice cyacu byose, uzagisome ugisengeremo uyitekerezeho, nawe umwuka azagira ibyo agufasha. Kandi mu gihe utaratura umwuka wera niba hari ikintu kibura uramushaka, kuko Luka niwe wavuze muri Luka 11:13 ko muri babimugabanye abana banyu byiza so mwijuru azabura teguha umwuka wawe umusabye. Umwuka wawe uzakuyobora akubwira aho ujya kugira ibyo ukora byose mu buzima bwawe, wumve utekanye kandi aguha amahoro mvajuru. Reka dusoza dusenge. Nakora ku Mana ishobora byose, tuje mbere tugushima, tugushimiye kutwitaho papa. Wowe uri Imana hejuru ya byose, twe turi abantu dufite akenge gake cyane, njya nibona nk'agashishi. Reka umuntu agiye yumva ko ntakavuga ngo byose narimenye, ntakavuga ngo nigitunganye, ntakavuga ya. Reka turusheho kugushaka, turusheho kwegera, bityo tukuzanire benshi, bityo twigire no ku bandi, tumenye ibyo twakwigira no ku bandi, kugira ngo tukuzanire benshi. Kandi papa, kugira ngo twumve ko agaciro kacu nyakuri nantu tuba twakuzaniye si imyenda, si amamodoka, si amakanzu, si amazu. Agaciro kacu nyakuri nuko duhagarije uru kwisi, dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo turuhagarire neza, buri wese abyumve icyo kintu. Twisabye mu izina rya Yesu, amena.